Aho kugira ngo nsome umuntu akunda naryamana uzi uriya gusomana n'umuntu gusomana ni feelings si unabyita gute namuha rwose kuko n'ubundi se ko wabiha n'uwo nta n'ikintu yaba yakumariye se wamuhata n'ubu nawe babyenda kujya ariko tujye tuvugisha ukuri keretse wenda ubikoze nabi umanutse nabi ukarwara ibyo birwara cyangwa ugakora mose n'izindi ngaruka ariko ubaye uzi ubwenge wabikora neza kandi bikajya n'icyo bikumarira. Hello people, nizere ko mumeze neza cyane aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongera kubaha ikaze, warakoze cyane gukora subscribe kuri Yawe TV kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Niba utarabikora nawe urabikora kugira ngo winjire mu muryango w'abakunzi ba Yawe TV. Tubaha ikaze muri stories zacu zitandukanye, tukubuze ko turi kumwe na website kugeza amakuru yizewe abavugwa hirya no hino ku isi ni yawetv.com. Ushaka kumenya amakuru cyane cyane n'amakuru ugomba kugana iyo website ugasobanukirwa niba bivugwa hirya no hino ku isi. Umeze neza umwari? Meze neza. Kuri iPhone yawe urimo utwiryaho? Reka kwisi kazi ntago iPhone. Nireke umeze neza? Meze neza. Twishimiye kongera kwakira kuri Yawe TV. Ntago ari ubwa mbere, tutugarutse muri stories zitandukanye amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Wahero kubwira abantu ibiki? Mperuka harya burane bikira. Rero kubwira abantu ko umuntu udafite amafaranga adakwiye gukunda. Niyo ngingo tujyamo twiganireho. Mwese ibintu byose amafaranga. Ibintu byose ni amafaranga. Ntago rugurwa. Ariko none umuntu ntazishuke ngo wenda avuge ngo agiye gukundana. Ndi kuvuga ku ruhare rw'abahungu ariko. Yego. Wakifata ngo ugiye guteta umuntu nta mafaranga ufite se waba wumva muzabana mute? Cyane kabisa. Urukundo rero hari ibintu birizana. Ibintu byose rero kankubwire. Niyo mpamvu yiswe umugabo. No kugira ngo ajye hazi. Ubundi no kubana kera kose turazi neza ko umugore agomba kuba mu rugo. Wenda usibye ko ubungubu byatandukanye bitewe n'imyaka tugezemo, ariko mu bisanzwe tuzi neza ko umugore agomba kuba ari mu rugo akita ku mirimo yo mu rugo, ku bana n'ibindi byose byo mu rugo. Umugabo akajya gushaka ikofi. N'Imana ajya kuduhana murabizi muri Bibiliya birimo. Imana yavuze ati mugabo uzakora kugira ngo umuryango wawe ubashe kubaho. Umugore nawe uzabyara bikugoye. Wite nawe ku nshingano z'abana bawe wavuruhiye wavunikiye. So niyo mpamvu umugabo yabaye umugabo rero. Nuko agomba kuza inshingano z'urugo, agomba gutunga urugo. Buriya uziko wemera ko umugabo ngiye shobora kuba afite akazi n'umugabo wanjye agafite, ariko umugabo wanjye akishyura inzu, uri kumva, akanahaha kandi nkafite amara iki se yawe nkayabika nyine. Buriya amafaranga y'umugabo wese ikintu akora, utubazo tumwe na tumwe bibaye ngombwa. Nongo ushobora kubuhembwa 200,000 n'umugabo ahembwa 200 akajya akoresha yandi y'umugabo. Nyine ubwo ayanjye nyakora hari uko mbona byabaye ngombwa ko ngomba kuyakora. Abagore cyangwa igitsina gore yakagiye akora iki? Niba uvuga ngo ayo mafaranga nago nayo gukemura utubazo tworoshye, nayo kugura isukari n'umunyu bigiye byashize, ariko kandi nabyo bike uko mbyumva bitari mu mufuka. Nago umugore yakibata ngo ujye muri supermarket yagura umufuka w'isukari. Kareka wapi ezo so gusiganya abagabo ntago ari ugusiganya. Ariko wenda reka wenda icyo kibazo cy'ubushobozi tugira tunakivaho kugira ngo tuganire n'ibindi. Urazi se reka nkwe akantu. Je bundi hari umugabo twari kumwe turi kuganira. Arambwira ati njyewe umugore wanjye twapfuye, rumva hari igihe ajya ataha saa 8 z'ijoro. Umugabo ajya ataha saa 8 z'ijoro, saa 9. Umunsi umugore aza kumubaza ati se kubera icyo utaye amasaha nyine yisajije. Umugore arabiza abagore yabisajije. Umugabo aramubwira ati ashaka mwereka harumba ndi. Umugabo yaramutwaye amwereka ahantu yubakisha inzu hepfo, ariko se ho yabagari, ariko nyine nk'umugabo yari defense. Aramubwira hashize iminsi, aramubwira ati mva nkubwire rero twumvikane. Njyewe nk'umugabo ntuzongeye kunzanaho umuntu, ntuzongeye kujya ubwo bubazo bwa fake. Uti impamvu yimbaza ati ni iyihe? Arambwira ati impamvu ni iki? Cyo ni icyambere. Nishyura inzu hano, nkishyura minerivare z'abana, yego, nkakugaburira
n'abana nkabagaburira nabona intebe zarangiritse nkahindura nkazana izindi wowe niba ukora niba utarakora simbyitayeho ngenda umugabo mu rugo nkemura inshingano z'urugo wowe urinda umbaza ngo naharyari icyambere ko uko marakoze inshingano zanjye nk'umugabo ku cyumbaza ibyo byo kubyumva abyumva aramubwira ati noneho guhera uyu munsi mbwira uti wa mugabo we icare mu rugo nawe utangire umenye izo nshingano numva nkubaje ngo watashye saa 8 uzavuge nushaka kujya utaha saa 10 nushaka kujya utaha saa 11 ibyo birakureba upfa kuba wishyuye minerva z'umwana z'abana wishyuye washatse ubuzibaka indi nzu nanjye kuko turimo ninjye nayubatse uzubaka inzu wishyira umukozi ukore buri kimwe naye nge nguma mu rugo ariko se wenda aho ngaho wenda ni ku ngingo y'aba bana turaza kugera no kuyabata abana niba ubana n'umuntu ukaba gukora izo nshingano zose ni ngombwa ko byuriraho ngo umukandamize cyangwa umubuze uburenganzira uwo mwashakanye nase ubwa mukandamije ati ku buryo utaha saa 8 cyangwa saa 9 aba yagiye gushaka amafaranga nawe ngo umugabo aramutse aguha buri kimwe nubwo atataha oya wenda sivuze ngo ntatahe ariko gutinda k'umugabo burarega uzi ko hari igihe katuvuge ko ashobora no kunyura mu kabari umugabo abagabo benshi bagira inyungu nyinshi bazibona ko babaganira n'abagabo bagenzi babo nibyo umugabo ashaka kuba mu rugo utajya mu kabari se no sivuga ngo si ngombwa no mu kabari ashobora no kunyura n'ahandi hantu akagana n'umugabo mugenzi we atari no ngombwa mu kabari kuvuga ngo kubaka urugo ashobora kubikura mu nshuti ze akabaganiriza gutya na gutya nabuze amafaranga gutya na gutya umugabo yeza akamubwira ati twe ko tuyabona gutya nawe kuki utagira gutya ibyo bikorwa byamufasha kubaka urugo wowe nujya kumubwira ngo ajye atanga inkoko ntibishoboka nta n'iterambere ntaryo wabona noneho wenda ngaho hari kubashakanye tukiri kuri ya ngingo y'amafaranga none higiye mu kiri abasore ukundana n'umuntu ukaba wumva nyine umuntu w'umusore mukundana agomba kumenyera buri kimwe niko byumva rega buriya rero nanone iyo mukundana sina ngombwa ngo akumenyere buri kimwe muze ngo mukundana ashobora no kuba uzi ko rero mukundana hari n'undi bakundana ese mwese yabamenyera buri kimwe naho ngo ushobora kugira umuntu mukundana ukajya n'undi ku ruhande wa kabiri utandukanye gukundana n'umuntu utandukanye gukundana n'umuntu mubana kuko umuntu mukundana nta n'ikiba cyemeza yuko muzabana cyangwa yo azarongora nakuvuga ngo niba umuntu mukundana si itegeko ko muzabana nta tegeko rihari ushaka gukundana akabona n'iyo mico yawe ufite ntayo akikunze akakurega agashaka n'abandi ni ngombwa se umwizirikeho ndetse ubwo mukundana kuyihe ntego nzi ko njye abantu bakundana buri uzi impamvu abantu bakundana mukundana ariko gukunda rega ni ukukwigaho hagiye ushobora kumara n'imyaka 3 mukundana ariko mu myaka 3 mukundanye akabona hari akantu gashobora gutuma mutabana ntimunabana kandi gashobora kuba yahura n'undi muntu bakamara n'icyumweru kimwe ukabona baranabaye none se ubwo uwo muntu w'icyumweru kimwe niwe wahise ashima imico ye wasanga biterwa njye numvaga abantu bakundana bafite intego yo kuzabana noneho hari abantu bajya bakundana bane ari ukuvuga ngo twiryohereze gusa cyane rwose nta gahunda ihari yo kubana nkawe urukundo rwawe ujya ubamo ruba rumeze rute biterwa n'imyaka y'umuntu nyine mbajije wowe nabagamo mbere nta gahunda yo gushaka nari mfite ariko wenda ubu ngenda nimubona ufite gahunda tuzabana ariko mbere namvaga nta gahunda afite yo guhita nshaka pe ubu ngubu ubonye ufite gahunda mwabana umuntu ufite gahunda kuri wowe ni umuntu umeze gute wujuje ibiki umuntu wanshobora nyine kuntunga murashobora gutura ufite ibikiza ufite ibiki se waza kumbwira ngo dukundane ngo dushaka ko tubana utanyereka aho tuzabana icyo tuzarya nuko tuzabaho ese akwereka ubukode afite inzu yo gukodesha ni nk'uko umuntu mubana aba yarubatse ako byibuza ariko nkubwira ushobora kuba nta n'inzu ufite pe ako byibuza ufite n'ibyo bibanza ufite pariseri byibura nase uvuga uti ngiye kubana n'umuntu nta n'ikibanza ufite nta n'ihene nta n'igare ubwo uri kujya kubana n'umuntu iyo ngeze kuri iyo ngingo rero ndibaza ngo izo kriteriya mamushyiraho mwe mamuzujuje kuri bivuze kuvuga ngo umuntu afite ikibanza nanjye ndagifite umugore ni mutima w'urugo noneho niba ari ibyo byavugana wa mugabo nanjye ubwo nimba mbifite uzaza uba umugore mu rugo nanjye mba umugabo niba ari uko bimeze oya ngiye numvaga rero ngo ndashaka ngo umugabo wize kandi ugasanga we na primaire
nyine umugore ni mutima mu rugo, ni mutima w'urugo, agomba kuba mu rugo. Ni igisabo. Agomba kuba mu rugo akarera abana. Ugize amahirwe akabona akazi, it's okay. Ariko n'ayo mafaranga abonye ntuyarambirizeho kuko saya ubura n'ayo umugore nyine. Ayo umugore yo gukemurira utubazo twiwe turi privé utanagomba kumenya. None reka twigire muri ba basore bakundana, wa mukobwa ari buze kujya yumva ari busaba umusore senkani zo kwishyura inzu, bujya musaba 30 yo kurisha umusatsi cyangwa y'inzara. Kibaza ngo aho ngaho icyo gihe azajya biguha wowe muhiki. Nyina aho ngaho agomba kubimuha, uzi impamvu abimuha aho ngaho ameze nk'uri mwipigana. Ndetse reka ushobora kutabimuha ugasanga haje undi bimuha akamurarura agatuma akamutwaye umutima nyine. Nange imitima yanyu ba mu mafaranga. Woyo biba mu kwishima. Iyo wishimye nyine umuntu ugushimishije niwe ukunda. Niwe ukunda. Gusa rukundo mugira niba mujyana n'uwo bashimishije. None urahari cyane. Ako tuye tuvugisha ukuri. Ubu nzaba mvuye ngo mfite umusore ngo ndamukunda, sibyo? Ni nyakwigendera nawe ntacyo yifitiye. Nyakwigendera no. Ntacyo yifitiye. Ni Marine naho. Ni Marine raho. Hazo ni musore umbwiye uti shiri jya muri salo. Gira gutya. Ndashaka usa neza. Nawe uri umukobwa. Wahitamo nde. Ariko se umugabo uzaza akayakubwira ati shaka kwambara iki. Kandi ukacyambara ukabona wabaye icyuki. Sibyo? Shaka kurya iki. Ibyishimo birahenda. Sinzi niba ibyo bintu wari ubizi. Okay, aho ni sawa cyane. Aho ni sawa cyane nano bawe. Wazasura kuri wa muntu wanyakwigendera utafite n'icyo yimariye. Bajya bavuga ngo nta muntu wanga ibyiza nuko ayibura. Ariko reka twibaze ngo wa muntu uguha ibyo bintu byose we nta cyari buze kukwaka. Nta nakikwaka ubuso wa Kora ubundi ushaka gushutuka n'uwo musore uvuga ngo mwakundanye nta n'ikintu ifite ari nyakwigendera. Ntacyo guhaye. Okay, no. Kandi ukabikarangira n'ubundi hari n'ibyo ukoze. Ngo hari ushaka guhana n'indi nyungu ukuramo. Nta n'ikintu ukuyemo. Na nkaswa wundi wagushimishije nawe kumushimisha ntacyo bitwaye. None ubwo twigire kuri utunyungura ingingo ivuga ngo igihe wagiye gusaba akazi bakora ngo udashaka tubanza kuryamana. Ukaba wabyanga kandi hari undi musoro hera ubona aho ngaho wowe bigenza gute? Ugiye gusaba akazi bakosaba ko muryamana. None ariko ugomba no kureba kunuza ibyo bita kwirinda. Njyewe ari akazi umbwiye uti ndaguha akazi, sibyo? Yego. Ariko kontra njye niyo naba ndeba kuko ushaka kunkangisha ngo akazi nkanaguha uyu munsi ejo simbe ukanyirukana. Hako ufite ya kontra ni wanyirukana. Niyo wanyirukana afite uko nabigenza. Okay, no ngo umuntu agwaye kontra akabusaba ko muryamana nta kibazo. Namuha rwose kuko n'ubundi se ko wabihana ngo nta n'ikintu yaba yakumariye se. Wamuhata. None nawe babyenda kujya ariko tujye tuvugisha ukuri. None nawe ugane kwiba abantu niba bimunagaragara. None se bako wabitera kugaragara ko wabikoze. Wabikoze utabikora ntibabibona ko wabikoze cyangwa utabikoze. Ngo kwima umuntu n'ubushake. N'ubushake nyine. Kuko bamugani naho yabibuye. Naho birabiri budi. N'undi buri bugomeze ko biri waho undi nta kintu cyo kiri buhinduke. Cyetse wenda ubikoze nabi umanutse nabi. Ukarwara ibyo birwara. Cyangwa ugakora mose n'izindi ngaruka. Ariko ubaye uzi ubwenge wabikora neza kandi bikajya nicyo bikumarira. Bikagira umumaro. Naga byoroshye kabisa. Okay, iyo ngingo reka tuyiveho. Hari abantu hari abakobwa basura nk'abatipe kumva yakwama ibyo bintu bibaho. Akabati nje ntago naha rwose. Karangira azanye na bag. Uzimampa kwama. Hari ukuntu umutipe wenda ushaka kumusura. Kumva wenda mukabikora. Yego. Muri kwa kubikorera mutirinze. Hari ushaka kumutera inda. Yego. Ndakurahiye agarutse bwa kabiri yamenye ko yatwite ntiyahava. Uzimampa atahava. Umuteye ndasata hajya he koje kwa. Yesu mugwite nza ngufashiriza iwanyu. Ako kumufashirije wabo. Nawe wabikora se? Njewe. Nabikora nyine. None surambwira ngo ujye gufashiriza iwacu no bayinteye. Wamfashirije iwawe se bigutwaye. Njyane iwacu ko batayinteye batazi nuko yagiye. Abihakanye se ko atari wari guteye. Ubwo nyine. Aho tuwe gumi wanyu uzabyatire ko ndeye ku mwana dusa. Ntacyo nabwira reka ngume hano mbyare nusanga mudasuzanyirukane. Nese kugenda abo bantu wenda tuvuge bira. Byo gusa nta nubwo by'umuntu yabigenderaho. Ushaka no kubyara umwana mudasatana sana nyina afite ahandi afite isura. Sinagomba ko babase. Sinangombwa. Nese reka tuvuge wenda nibyo birahabaye. Wapimisha ADN. Nibyo reka tuvuge ko nyine urahabaye nta kibazo.
uhabaye umusore utabishaka ariko urahabaye muzabana mute siho ya makimbirane azajya ava akabishaka yagera akabishaka so ngo wowe uciye mu nzira z'umucyo ubundi biterwa niba ko kubona akagukunda yego umuhungu ugukunda ntiyanabyanga umuhungu ugukunda abonye uje akabona urahagumye ntiyabyanga yakureka yabona ubushobozi yaba ari wa muntu ufite ubushobozi akajya n'iwanya akirega bibaho cyane n'ibintu tubona buri munsi mu buzima bwa buri munsi umuhungu ashobora kugutera inda wenda muri ako kanya adahita akavuga ati wenda gutya na gutya ntabwo ndabona uko ngira gutya ariko minsi iri imbere nzabikora ariko iyo umuntu yiguteye ukabona nta gahunda afite ukabona ntanagukunda nyine ubwo wataha none se wabana n'umuntu utagukunda ariko agukunda mwabana yazabona uko ashoboye akajya kwirega mbese wagukunda cyangwa mukundana nk'uko urimo kubivuga byaba nk'aho uhagumye ku itegeko ntabwo ari ku itegeko nyine rwa rukundo nakubwiye rero iyo mukundana nta tegeko nta nubwo ubona ko ari n'ikibazo ntabwo wowe ubibona ko ari ikibazo kibaye igihe rero habaye bisa nk'aho ari ikibazo kuko umukunda igihe habaye bisa nko kwihoma bisa no kwihoma aho kujya wihome nyine wataha si wahandi bizarangira municanye kuko wahaje atabishaka kugira ngo buriya nawe ubireba umuhungu ugushaka anakubwira ati sheri nubwo twabakoze ibi rero reka tubane dushakishe turebe ko bizakunda sibyo iyo akubwiye gutyo bafite gahunda yo kubaka niyo atagira none ahangaha ngo avuge ngo agiye iwanyu yazajyayo n'ikindi gihe kuko ubona ko afite ubushake bwo kubaka ariko umuntu uzabwira uti ko nteye inda denje gutubana ukumva arabyamaganye nushaka ujye uhita ugenda ako kanya ariko se kuki ubundi umuntu ikintu cyo kuvuga ngo waneye inda kuki kigorana kucyumva biterwa n'iki ni ubushobozi nyine buke cyangwa no kuba umuntu ataritegura ariko wenda iyo hari n'ukuntu nyine uba ufite viziyo yawe ukavuga uti wenda muri iyi minsi wenda nzashaka wenda nka 2025 wenda na 5 urukumva kameye umuntu ashatse ko mubana 2020 abaguhemukiye kuko 2025 wihaye bitaragera ariko nimwe n'ingingo y'uko nyine umuntu bisigaye bigoye ko yakwemeza ko ari wowe wahaye gusa yakemeza ko ari wowe wahaye gusa wahaye gute wahaye gute se ntabwo impamvu nyine abasore basiga bavuga ngo reka twihakane inda ahubetse undi uko yamaye afite ubwoba bwangu hari n'undi ibyo rero nimushaka nimukajya mubitindaho kuko uri umugore n'umenya umwana n'umenya umwana se nabikubwira ibyo byubaka yabikubwiye baba bafite impamvu abikubwiye nuko abazi ko ari wowe kuko abazi neza isa rega hari ikintu ufite n'ubushobozi ariko kabate umusore twabikoze rimwe reka profite afite ubushobozi umwana atari we akamukwitirira aho ufite ubushobozi yavutse nawe urabitestinga nese ubu niba ari n'inshuti yawe waranabikozeho ntiwakwihangana yenda amezi 9 yabyara ukabitestinga ukareba niba kuko ari uwawe cyangwa atari uwawe ariko watakarije byinshi ibyo byinshi watakaje banabitakaza no kubitakaza ku nshuti yawe wamenye se aricyo bitwaye ntacyo bitwaye wanamufasha utanamuzi nta mwasikuzi uzi mwana ryamanye umufasha nk'uko wafasha n'undi wamufasha nk'uko wafasha n'undi ntacyo bitwaye abantu bajya bavuga ngo hari igihe ngo umuntu wenda ngo acikwa nk'akaryamana n'umuntu atabishaka ibyo bintu bibaho ushobora kuryamana n'umuntu utabishaka cyangwa udakunda ese kuryamana n'umuntu no gusomana n'umuntu icyo w'agaciro we ni iki cyo magaciro cyangwa icyo wakorera umuntu ukunda ni iki aho ngaho ngenda nari mwubajije ngo hari abantu bavuga ngo iryo ryamana n'umuntu bigucitse bibaho bigucitse birashoboka bigase byagenze nka gute birashoboka byagenze gute ushobora no kuba utasinze hari igihe ushobora guhana ikibazo kigatuma uryamana n'umuntu utabishakaga hari impamvu nyinshi hari impamvu nyinshi dushobora kubitera tuvuge uryamanye n'umuntu udakunda kuryamana n'umuntu udakunda no gusomana n'umuntu udakunda icyo cyoroshye ni iki aho kugira ngo nsome umuntu akunda naryamana nawe mbese ubwo se umunwa no kuryamana n'umuntu gifite agaciro ni iki uzi uriya gusomana n'umuntu gusomana ni feelings si unabyita gute ni ibintu bisaba kuba wiyumvamo umuntu uri kumva bisaba kuba wiyumvamo umuntu pe kuko buriya ntiwasomana n'umuntu utiyumvishemo
Nese kuryama n'umuntu cyo gikomeye ariko kuryama no guhumiriza ukavuga uti mu mutima wanjye kandi ntekereze ko runaka ugahita utekereza ko runaka utanazi wenda katuvuge nkabaye kantekereze ko ari sheri wanjye nkunda cyane ugahita nyine ugahumiriza ukikira muri iyo shusho twari ushaka kuba ari we muri kumwe ariko gusoma ntibishoboka ko umureba gutya byanga bikunda umureba uwo ari wamurebana nyine wasaba n'umuntu wumirije wawumirira ku buryo utanamureba mu maso arahumiriza ndabyumva ariko mbere y'uko wumiza mwarebanye gutya mu maso ariko nakura kuryamana nawe nshobora kwirisha nkanareba hirya nese wakuramo utarebana ubusabana bose baryamana baba babanje gukuramo ugira ngo hari n'abikora batakuyemo ugaze gute ni mu gisambu ushobora no kubikora mutaku ntibyo ari no mu rugo byo bita kwikiza umuntu nyine ushobora kumwikiza ibyo byakubaho uri wikiza umuntu kumwikiza byakubaye birashoboka ko byaba byarambayeho cyangwa ntibishoboka ubwo udusubije iki nyine ibyo ni vie prive zanjye nyine birashoboka cyangwa ntibishoboka simbizi nyine ntabwo mbyibuka ok criteria ushyiraho ukavuga uti umuntu yushuje ibingibi n'ibi kuba wenda asa gutya kuba afite ibingibi kuba areshya atya ni ibihe ku buryo umuntu ashobora kuba ati uriya mukobwa ariko nanamukunze niba yumva yujuje izo criteria wenda akaba yakapurayinga njyewe nkunda umuntu nyumva yego no ku mafaranga rega njye no ku mafaranga agomba kuba nayafite gusa ikofi igaruka agomba kuba yafite rwose kugira ngo azanshimishe azansohokane nanjye nishime tubane nyine twishimye rega ibyishimo birahenda sinzifuze mvuga ngo numva nifuza iki ndindaho ngewe umutima wanjye uturika ngo kubera ko ngo mfite umuntu ndana nawe nta bushobozi ntabwo bishoboka ugomba kuba nyumva no kuba nakwifuza ikintu nkakibona nabwo nkakibona ibindi ni ibintu bisanzwe ibindi birasanzwe izo criteria nashaka ko ari muremure nashaka ko ari mugufi nta kazi kabyo ntabwo bindeba apfa kuba nyumva gusa kanacishije make atari wa muntu uvugira hejuru upfa guhita avugira hejuru utomboka atari wa muntu utomboka kuko nanjye ndabizi ko ndi mu bantu batomboka buriya tomboka yanjye nahita ntomboka ako kanya niyo mpamvu niyo mpamvu wa mugani akavuga ngo niba abantu babanye ari babiri umwe agomba kuba aciye bugufi n'akaba azamutse impamvu ushaka ko utuje nuko udatuje njyewe ndatomboka buriya samutayime ariko umuntu ntatomboka kubera impamvu buriya umuntu yakwifata agatomboka kubera impamvu nyine bivuze rero ko hari ukuntu ushwana n'umuntu buriya rega nkubwire abagabo bafite ukuntu bateye ibyo umugabo buriya umunwa we ni urushyi cyane umugera gukubise kandi abagore twe turavuga iyo ari wa muntu utuza cyane rero nshobora kuvuga akabireba nk'aho ari nko kuvuga ngo nk'umuyaga uhise nabyiteho ariko iri wa muntu ugira amahane nshobora kuvuga akankubita ubwo icyo gihe murarwana ni ikintu ashatse kuvuga rero hari umuntu utuza hari n'undi ugira amahane kandi amahane ye ntavuga arakubita uwo muntu ukubita rero Imana izamutembereze urumva kandi igihe sinabona akantu gatango nceceke ngomba kuvuga nimvuga rero wa mugabo we ugomba guceceka ugatuza nkacururuka nyine tukabivugaho ariko atari bya bintu byo kuvuga ngo ndarakaye nawe urarakaye wapi ari ukuntu abantu babana wenda nk'umwe akaba yari afite umwana akabihisha undi icyiza no ko umuntu yabikubwira mwarabanye cyangwa ko cyane ribi cyane niba ufite umwana abwira umuntu uti ngiye mfite umwana hari umuntu ariko ushobora kubibwira mugahita mushwana nta kibazo mushwaye nta kibazo mbese uyu mubwiye mwarabanye utagukundira umwana ubundi yabagukunda wowe ntibishoboka ubundi umuntu utagukunda uko umeze kuko wabyaye nta n'ubundi ntabwo aba agukunda none se niba umbonye ukankunda utazi ko mfite umwana ukamuzamubwira nyuma ko ufite umwana nta bya nyuma ngewe tumenyanye ako kanya ni uguhita nkubwiza ukuri ahubwo ati ngewe mfite umubebe none se muramutse mubanye kuko icyatumye unkunda ntabwo wari uzi ko mufite n'ubundi yo kuba mikubwiye ntacyo ndumva ntacyo byahindura ku byo nkubwiye ntacyo byahindura ku byo wari wiyumvishemo none wenda tuvuge
tuvuge wenda ukundanye n'umutipe murinze munabana atarakubwira ko afite umwana nyuma mwaramaze kubana wowe ati mfite umwana. Byambabaza cyane, byambabaza burya niba ushaka uhisha umwana ukamuhisha ukaba ibanga ryawe ntubibwire umugore wawe, waba ufite n'ibindi bintu byinshi waba umuhisha byanga bikunda uhisha amaraso yawe wamuhisha ibirenze ibyo. Rero ndakeka nta kuri yaba agifite uwo muntu. Mwatandukana se? Njye nakureka umuntu mwana amaze kubana mwatandukana nuko atakubwije ukuri ko afite umwana. Icyo ngicyo cyonyine. Ubwo cyazatuma nizera ko hari nta kindi kintu misha n'igiti. Byanga bikunda ubwo haba hari ibindi bintu byinshi bibiho ubwo waba warakoze umpisha kuko umwana rega n'umuziranenge kubyara ntacyo bitwaye. Kandi abantu benshi kuri iki gihe basigaye babyara bitewe n'impamvu runaka. Nawe ntabwo wakanga umuntu kuko wabyaye bumva. Hari igihe wenda umuntu avuga ati namukunze aragenda ajya kumutakaza cyiza nuko nazamubwira. None se yagukunze akubonye uko azabura kugukunda. None se kuba warabyaye agukunda ko atabibonye ko wabyaye agomba kubibyumva ahubwo nawe agomba kubigukundira. None se umuntu usobyara cyane ubundi se umushatse ngo bizagende bite? Ubundi umuntu ashaka kugira ngo bigende bite? Kugira ngo abyare bisa amahirwe ahubwo akaba yabyaye gusa ni amahirwe akomeye. Ni amahirwe akomeye wenda ni amahirwe akomeye yuko yabyaye hanyuma se mushakanye mwagera mukaza gusanga ntabwo abyara wabigenza ute? Kandi yarabyaye nyine n'urugero rw'iyo ngingo yo kubyara twayivuyeho kare noneho murabanye musanze atabyara. Nashaka ubwo nanjye najya kubyara ku ruhande amuce nyuma. Uburyo bavuze ngo urukundo rwihanganira byose. Oya ntibazakubeshya. Umwanzi ukwangara akakubwira ngo uragapfa utabyaye. Buri umuntu ukwanga nagutuka ngo uragapfa utabyaye. Abaguhamije Umenya ko akwanga cyane. Mu buzima bwa none se njye maravuye iwacu ngiye kwicara mu rugo rwawe uko ndi ikirabyo uzanye nk'ivaze gutereka iwawe mu rugo ngomba kubyara nkagira umuryango nkagira abankomokaho. Mbese igihe bibaye kandi ibyo bintu atari wowe wabyizaniye ibyo rigasi ntekereza ko ari umuntu ubigiramo uruhare. Byari umugabo wanjye atabyara najya gushaka umwana nkamubyara atabyemera ubwo nanjye nkamubyara nkikomereza ubuzima bwanjye. Wajya ubuse umuntu wamuca inyuma abizi? Nabimubwira nabwira ati dore ntubyara reka nishakira akana nkazanye tukarera nkagashaka kakazana tukakarera. Ese ugiye kwa Dabutundi atari kuba ngo n'ubyaye ariko buri umwana wawe byaye ni urera neza. So wabandi kugira ngo wamenya kumurera utabanje ubanza kurera uwawe kumenya kugira ngo umenye ko barera abawe wabandi. Gusa wamenya kurera uwabandi utarareze uwawe bibaho? Ntabwo bishoboka. Rwa rukundo n'ubundi wareze uwawe ni rwo washobora no kurera mu rw'abandi. Niwamenya kurera umwana w'abandi wowe utareze uwawe ngo bikunde wapi. Ubwo no kuvuga ngo ari nanjye ngiye ngasanga afite icyo kibazo cyo kutabyara rwose nakubwira umugabo nkahugante genda utera inda uzana umwana tumurere cyangwa utera inda birarega n'ukwica umuntu wawikunda. Ibyo biba bigaragaza kwikunda gukomeye cyane. Ikibazo ndagifite ntabwo mbyara gute se ngiye nshaka kujya mugabo wanjye arinda apfa babaye kubera ko atabyaye kubera iki se? Nahina byare nyine byarananiye nta kintu bigutwaye nta n'ikintu byantwara nta kintu byabintwaye abenye gito ajya asura kumureba nta kibazo akagenda n'uwese ko yajya kumureba kandi twarabyaranye dufite abana nase hari umugabo ko ari ibintu tuzi twese nta mugabo ubaho udaca inyuma umugore we turabizi ni ibintu bisanzwe ni ibintu bizwi byakiriwe ko wanca inyuma n'ubundi kandi dufite abana mu rugo kuruta uko wanca inyuma byibuze wagiye no kugashaka nta nako dufite. None ibyo ni ibintu byakiriwe se ko abagore barabyakiriye cyane hanze aha ni ibintu byeze baranabimenyereye nta n'ukibitekereza ibyo umugabo yaguciye inyuma. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ibyo bisigaye byarabaye nk'uko uzi ikintu gisanzwe nyine abagore basigaye bafata nk'ibintu bisanzwe. Wenda ni buri mugabo wese nawe ushyize muri rusange abagabo hafi ya bose shaba batabikora ni bake pe. Abagore bo ntibabikora abagore barabikora pe nabo ariko pari raporo y'abagabo ababikora cyane ni abagabo. Pari raporo n'abagore barabikora pe. Ni ukuvuga ngo none ushaka umugabo uzabyakira? Njyewe ninashaka umugabo nzabyakira nabikora nzabyakira gusa yirinda kujya kubinsuzuguriramo ibyo byaba ari ikibazo ariko abikoze akabimpisha akabikorera agataha nta kibazo naba mfite. Nta kintu bitwaye kimwe ukajya kubingaragariza akabikora akabigira nk'aho ari akamenyero. Kimwe rero mu bintu bibabaza abantu ngo kumva ngo runaka
nk'umuntu akaza akambwira umugabo wawe rero afite umuntu aguca inyuma nashaka kubimbwira gutyo umuntu abimbwiye nta kintu bintwaye ikibi ni uko yaza kubinyereka mu maso yanjye niho byaba ari ikibazo kimwe rero mu bintu bibabaza n'abatipe muri rusange ngira ngo ni ukugira ngo umuntu aguce inyuma ku muntu uruta ubwo ndavuga mu bwiza ahubwo njyewe unciye inyuma ku mukobwa mubi byambabaza gusa wakurikiye ariko wowe waba unshojogoje nawe urebye ukabona umugore ari umugore mwiza nkabona arandutse shana ukuri ntabwo nababara reka ntabwo nababara njyewe reka bose nababara nshingiye kure ntabwo nababara rega bafite amaso areba nabo ese njye niba ashobora kureba umukobwa nkavuga ati uriya mukobwa ni mwiza ayo maso yanjye atumye mureba nkabona ko ari mwiza uwo mugabo wanjye we ntiyamureba akabona ko ari mwiza ase niba umuntu ashatse aracyareba ku ruhande iki bibaho waba uzwi se kureba icyo ni irari niba umuntu ashatse umugore ni irari kandi ni irari ry'umuntu mu mubiri we bigomba kubaho biragomba kubaho nyine kugira irari mu maso yawe bigomba kubaho noneho ku mugabo ego ko ni ibintu bagomba kureba da bagomba kureba niyo burya reka nkubwire na pasiteri buriya no kuvuga ngo pasiteri nawe buriya ashaka kureba akakureba akigira nk'utakubonye akaba yakubonye na pasiteri nawe yagira umubiri aba yakubonye ntugire ngo ntaba yakubonye ashaka kubyirengagiza akareba hirya akaba yakubonye abatsinzwe okay frere sana yitwa Christella turimo turagana ku musozo tunagushimira ko watuganirije hanyuma dusoza gira ubutumwa ugenera abantu muri rusange baba badukurikiranye dukurikije wenda kuri izo ngingo zose twagiye dukomozaho ubabwire ubutumwa wabagenera wenda nkurikije nko kuri ibi twavugaga nko ku bagore kubaka ujye umenya ko umugabo wawe byanga bikunda arabikora nabikora rero jya wihangana apfa kukumenyera urugo gusa apfa kukwitaho nabyo kuvanguza ajya kwirirwa umukontorora ngo aho yanyuze abagabo banyura henshi ibyo byazatuma usenya nyine ngenda ikumva imano naba hari uko bakubaka ingo zabo bareba mu rugo rwabo batareba ku ruhande biyakire nyine naho iby'inkundo byo n'abakobwa bajya bakunda abantu babona icyo babamarira utazakunda umuntu ngo uramukunze gutyo gusa ngo wifate ngo urakunze ngo wagiye mu rugo byibura azakugurire n'iyo pampa y'umwana ariko ntuzakunda umuntu ngo nakunze ngo iki hanyuma ngaho ugenda wikorera agataro ku muhanda rero sasa bakubone uzajya ukunda umuntu byibura ubona ko nushaka umwenda w'umwana uzawubona nujya kubyara uzabona ibyo uzaha umwana ikintu cyose uzakenera ubura byibuza hari uko bizagenda kugira ngo bikemuke bitagusebeje kujya gushaka ku muhanda ukahera ukihanagura amaso uvuga ko waburaye cyangwa wabwiriwe nta kintu bimaze nta rushako rurimo rwose ubwo narwo nabona nta ruhari ndumva ari ibyo ngibyo wakoze cyane kutuganiriza rero twizere ko n'ubutaha uzagaruka tukongera twiganirira Christella byari sawa cyane kuganira nawe wakoze cyane kubana natwereka dushimire n'abandi bantu bari badukurikiranye kuri Yawe TV bakomeze banogerwe n'ibiganiro tuba tubagezaho umunsi ku munsi amahoro y'Imana bane namwe nawe ubutaha